wankora iki se nkubwiye ko impamvu utishimye atari uko ibyo uri gukora biri kugenda nabi, kuko ubwo ni ubuzima busanzwe, ahubwo kwigereranya kwawe ariko kubiri inyuma. Kwigereranya, uhora wigereranya, mu kanwa kawe uhozamo amagambo nka abandi, abo tungana, imyaka irantwaye, nakabaye mfite, kubera iki njyewe. Reka nkwereke imitego utazasimbuka mu gihe wigereranya. Njye nitwa Jeremy, niryo sezerano. Watinze kumenya, gusa wihangayika, mu gihe uneze amatwi singutenguha. Ubu ntitukigereranya n'abo twakuranye gusa cyangwa twiganya, ahubwo kubera ikoranabuhanga twigereranya n'abo tubona ku mbuga nkoranyambaga, aho ubuzima bukabirizwa mu buryo budasanzwe kandi tukabifata nk'ukuri. Reka nkuhebye, ariya mafoto yaratoranijwe neza ku buryo uzayareba ukifuza kumera nkayo. Nta giheri, nta munkanyari, mbese muri make nta makemwa, nta bamarayika, nta kosa wababonaho. Kandi wowe iyo wirebye ubona utandukanye, ukifuza kumera nkabo. Niho hahandi uzifuza guhindura umubiri wawe, ugasanga nawe turaguhebye. Bakwereka ibisubizo by'ibyo basengeye birangiye, gusa ntuzi nuko babigezeho. Mu gihe wowe wirirwa uri kwinginga uhata byaranze, ukeka ko wanyuze mu nzira zigororotse, nta makuru ufite. Nanjye nubwo nayo mfite, nakubwira ko bamwe muri bo basunitswe, bamwe muri bo batangiriye aho wowe uzasoreza. Bamwe muri bo baciye izemewe, abandi bacize ibusamo. Tuzushe umutima hamwe, ntarirarenga. Niba uzaha agaciro ibyo ufite ari uko utunze ibyo wirirwa urareba ku mbuga nkoranyambaga, aho uribeshya. Iriya ni teori, nkaho wowe uri muri pratique, kandi urabizi pratique igira ibyayo. Kungana ntibivuze kunganya, icyo kimenye. Inzira si zimwe, emera ukuri. Dore imitego ugwamo buri gihe ikubuza gukora ibyawe. Uwa mbere, wigereranya n'abakurusha gusa. Ese ujya wibuka ko atari wowe gusa? Buri gihe wumva nta kintu urigezaho, ukumva biguteye isoni, nyamara munsi yawe urabizi neza ko hari benshi urusha. Hari byinshi ufite ubarusha, hari ibyo uzubarusha, hari ibyo ushoboye ubarusha, urabizi neza, ariko ukabyirengagiza. Icya kabiri, utekereza ko bo baciye inzira ziharuye. Mu by'ukuri bitewe no kubona ibyo bagezeho gusa, ntiwigeze ubafata umwanya ngo umenye uko babigezeho. Ibyo bigatuma uhora wigereranya n'abandi, bikagusubiza inyuma. Uhora ugenzura intsinzi z'abandi, ugenzura Facebook zabo, likes bagize, followers bafite, amanota bafite, kugira ngo wumve niba warasigaye inyuma, maze bikakudindiza. Ubwo uzi ingaruka bizagutera. Iya mbere, buri gihe uzumva nta gaciro ufite kubera ko buri gihe hari umuntu ukurusha mu byo ukora, cyangwa se wumva ko imyaka yagutwaye uzasange nta kintu wigejejeho. Icya kabiri, agahinda gakabije gaterwa no kumva ko hari intambwe abandi bagusize, bigatuma wigunga ukumva ko uri wenyine. Icya gatatu, gucanganyukirwa ukayoberwa iyo uva n'iyo ujya, ahubwo ugasigara ucangacanga ibintu bitewe no gushaka kwemeza abantu no kwerekana ko nawe ushoboye kandi utasigaye inyuma y'abandi. Buri gihe dutekereza ko turi inyuma. Ese inyuma y'iki? Kwifuza kw'abantu? Igihe cyashizweho n'abantu? Hari igihe se ntarengwa cyo gukira mu buzima? Igihe kirahari, tuzashe umutima hamwe, wimenye, umenye icyo ushoboye, hanyuma ukunde umurimo, hanyuma umenye no gushima. Impamvu ukwiye guhagarika kwigereranya n'abandi ni uko abantu bagera ku nzozi zabo mu gihe gitandukanye, kuko ibyo ufite ku myaka 40, hari umwana w'imyaka 16 wabibonye kare mbere yawe. Imyaka si igena igihe cyo gukirira ndetse n'igihe cyo kugafata, aho guhora witeguye biguha amahirwe yo kubigeraho mu gihe amahirwe abonetse. Kandi siko buri ntsinzi mu buzima igaragara, zimwe ziba zihishe. Hari ukwiyungura ubumenyi, hari ukwiyungura ubumenyi, kwiyubaka, byose bisaba igihe, kandi ntabwo bisaba gupostinga kugira ngo werekane ko wabigezeho. Ni gute warekeraho kwigereranya mu gihe ubona ko bikubangamiye kandi biri kukwicira ejo hawe? Icya mbere, gabanya igihe umara muri telefone, kuko burya imbuga nkoranyambaga buriya ni nk'imashini yakorewe kurata ahanini. Uko umaraho umwanya munini, uratirwa ni nako utangira kwisuzugura, wumva ko abo mungana bagusize. Jya wandika ibyo ushima kuba waragezeho. Nturi umunebwe,
ikindi kandi nturi n'umuswa, ni ikibazo cy'igihe gusa ibyawe bikakugeraho. Cyo rero muri bike ufite byandike, ubundi uvuga uti hano nanjye narakosoye kabisa, kandi wumve utewe ishema nabyo. Jya wishimira ibyo abandi bagezeho kandi unabashimire. Burya gutsinda kwabo ntibivuze ko ari ugutsindwa kwawe. Buri wese agira igihe cye. Hindura igisobanuro cy'intsinzi mu buzima bwawe kidashingiye kuri likes, kidashingiye ku gukundwa, kidashingiye kuri post nziza, ahubwo gishingiye kuri wowe wa nyawe n'icyo ushoboye gukora. Izere inzira biri gucamo, ibiyakure, ibitagendeka, ariko wizere ko hari ikigenda uticaye. Ubuzima si isiganwa, ntawe uhanganye nawe, umenye nuko witwara kandi uzagerayo.